ikintu cya mbere kinshimisha nibuka niyo twabyitaga guproclama, kuvuga amanota cyangwa gutangaza. Iyo batangazaga amanota, ikintu cya mbere kinshimisha nuko nahamagarwaga mu wa mbere. Umwana wigeze kurwarira mu ishuri twiganaga, kubera ko yari yarwaye bikomeye cyane, byabaye ngombwa ko baduha ikiruhuko uwo munsi ko yari yanduje ishuri. Ndacyakibuka n'abana banjye njya mbibabwira, n'amazina ye barayazi ariko ntabwo nabivugira aha ngaha n'ubu ngiye gushobora guseka cyane. Ndumva ari icyo cy'ingenzi, niko kantu njya nibuka ko mu bwana kakasetsa umunyeshuri. Kumubura kujya mu isoko nitwaje inkoni, urabizi ko twajyaga mu isoko buri wese afite inkoni yitwaje, cyane cyane ku bantu bakuze. Icyo ni icya mbere, nirwo rwari urubuga rwo guhuriramo ukaganira n'abandi basore twanganaga bava mu yindi mihana, bisa nk'uko duhurira ku tubare hirya no hino cyangwa ku mahoteli tuganira umugoroba cyangwa ku manywa. Ikindi nibuka ni igihe twagiraga ibiterane twakundaga kwita amakutano. Ikindi kinshimisha ni ukwibuka igihe twabaga turi mu biraro. Ndibuka neza ko hari ubwo twavaga kwiga, twahagarika amasomo nk'uyu munsi, ejo hakurikiyeho abana bose bakajya mu biraro. Numva cyari ikintu cyiza nacyo kiranshimisha, ntanabikumbura. Naje gushaka muri 1998. Bivuga ko utakoreye ubukwe rugufi? Nabukoreye hagati, nabukoreye mu nzira Uvira, ariko icyo gihe nari mvuye i Butare. Naje gukomezanya n'umudamu wanjye tuzana mu Rwanda ariko tuva Uvira. Yari Ruganza Cugura rwabonekeje icimo muri Bureau d'enseignement protestant. Imvumba yaje ivuka kwa Ruteye ngo avumbuka aravumera kugeza tubonye ubwene gihugu, ineza ya Gisaro twese turayivuruganya. Nagira ngo maze mbifurize ikaze muri iki kiganiro tugiye gukora na Dr. Murakoze. Kuba dukurikira nabibwira nubwo namaze kuvuga amazina, nk'umunyamurenge ninde tugiye kuvugana? Nitwa Dr. Shyaka Aje Mugabe, nabukereye mu Minembwe, n'ahantu hitwa mu Kibika. Abandi bo bari muri za kaminuza, niko kazi nkora. Murakoze Dr. uvuze ko umwarimu muri kaminuza mu biki kugira ngo ndetse n'abadukurikira bumve? Nigisha ibijyanye n'ubumenyi mu bya politiki no gukemura amakimbirane, nibyo naminujemo, nabyo nigisha. Dr. kuba dufite umudoktere tubyita gutyo mu Banyamurenge ubundi si inzozi? Ntabwo ari inzozi, mu myaka ya vuba yarahindutse, ariko kera byashoboraga gutekerezwa nk'inzozi bitewe n'imiyoborere mibi mu gihugu twavukiyemo, twakuriyemo, abasogokuruza cya Kongo, bitewe n'ivangura bakorerwaga. Umuntu ashobora gutekereza ko zari inzozi, ariko mu myaka ya vuba aho bihindukiye umuntu yabona ari ibisanzwe, kubera ko Abanyamurenge ubundi bafite ubwenge nk'ubw'abandi bose, bashobora kwiga ubashyize muri conditions zibafasha kwiga. Nta kintu na kimwe bari babuze cyatugombaga gutuma batiga, ahubwo yari imiyoborere mibi yabashyiraga ku ruhande, bituma bagaragara nk'abantu barindagiye, ariko bo ubwabo bari bifitemo ububasha nk'ubwo abandi baturage bose muri aka karere bashobora kuba bafite ubwo kwiga. Ntabwo barusha abandi, ariko nta n'abandi barusha. Ese mwigiye hehe primaire, imyigire yanyu yose, background yose ku bijyanye n'amashuri? Primaire, amashuri abanza nayigiye mu Minembwe kuri ishuri ry'amasomo abanza ryitwa EP Mirima, École Primaire Mirima ryo mu Rutigita, ryari ishuri ry'itorero rya KDC, ubu yahindutse KDC. Hanyuma amashuri yisumbuye nigira mu Minembwe, ahitwa ku Runondo mu Baturika. Icyo gihe yitwaga Institut Mwangaza, nigiye amashuri abiri abanza, nza gukomereza kuri Institut Madegu. Hanyuma diplome naje kuyibona ndi kuri Institut Muzinda Minembwe, niyo mu Minembwe, nubwo nigiraga i Uvira ariko nari nanditswe muri Institut Muzinda Minembwe.
bakora mu minembwe byose. Mubona diplome mu yihe section mu bijanye n'iki? Mu bijyanye n'uburezi aricyo twakundaga kwita pedagogie generale, niyo nabonye mu diplome. Kaminuza naje kuyigira mu Rwanda mu bijyanye n'itumanaho babyita communication. Hanyuma ubwo ndavuga icyiciro cya mbere twita undergraduate. Icyiciro cya masters nakigiye muri Afrika y'Epfo muri kaminuza yitwa University of Natal, ubu yahindutse University of KwaZulu-Natal muri conflict resolution and peace studies, ni ukuvuga gukemura amakimbirane no kubaka amahoro. Naje gukomereza doctora muri kaminuza y'Abagatolika yitwa Université Catholique de Louvain yo mu Bubiligi ahitwa Louvain, niho naboneye impamyabushobozi y'ikirenga. Ese Dr. benshi biravugwa ko abanyamurenge ko batitabiriye cyane kwiga nkuko mwari mubisobanuriye ko ari impamvu yuko batari favorize n'amashuri ari hafi. Ese ntabwo byabagoye kugira ngo mwiyadapte muva aho ngaho mwaboneye diplome ya secondaire mujya muri university? Ntabwo byatugoye cyane, nicyo nigeze gukomozaho. Kapasite yo kwiga turayiganya n'abandi bose. Iki cyari cyaratugoye ni condition zo kwigiramo. Twari dusa nk'abantu bahejwe bashyizwe ku ruhande, bigatuma benshi banatekereza ko kwiga batabishobora. Ariko mu by'ukuri kapasite turazifite zingana n'iz'abandi bose, niyo mpamvu nta kibazo twigeze tugira. Ngeze reka nguhe urugero, niga i Butare turangiza kaminuza twarangije turi abanyeshuri benshi, ariko ndatekereza ko abagize amanota yo hejuru yo twita distinction barimo babiri kandi bombi ni abanyamurenge. Ndakeka ko ntacyo byaba bitwaye umuntu abivuze ati uwajya no muri record zaho twize yabibona, bigaragaza ko kandi twahuriye mu ishuri n'abana bavuye ahantu hatandukanye, harimo n'abavukiye mu mijyi, hari n'abize za maternelle na za secondaire i Burayi, ariko ntabwo byatumye tutitwara neza. Ni ukuvuga ko kapasite zo abanyamurenge barazifite zingana n'iz'abandi bose, ariko condition cyane cyane ivangura niryo ryari ryaratumye basigara inyuma bakagaragara nk'abantu badashoboye. Dr. nk'abakongomani bandi duturanye muri Kongo, bene wacu bamwe b'abakongomani usanga reka nubwo ari izo condition nyenda natwe twaba twarabayemo, bavugaga Dr. ukumva ari umusaza. Ni gute mwebwe mwabigezeho mukiri abasore? Ni imiyoborere mibi n'ubundi. Ni imiyoborere mibi ko abantu bajyaga guhabwa amahirwe yo kwiga doctora bakuze bamaze imyaka myinshi cyane bakora muri za kaminuza, kenshi na kenshi kuko abatarakoraga muri za kaminuza ntabwo bahabwaga amahirwe menshi yo kwiga doctora, hanyuma bakajya kubohereza kwiga bamaze imyaka myinshi bakora, ari abantu bashaje. Ariko mu Rwanda hari icyo bita policy y'uburezi. Leta y'u Rwanda yihaye ingamba zo kubaka ubumenyi kuko niwo mutungo wa mbere igihugu kigenderaho, ariyo nayo mpamvu usanga abantu bato cyane bakomereza amasomo yabo mu rwego rwa doctora, hari n'abarangiza bagifite imyaka 32 ugakomeza, bitandukanye nuko twari tubimenyereye muri Kongo ko benshi babonaga doctora bageze mu myaka yo hejuru 50 ndetse bamwe babonaga banarengeje 50. Byose biva ku miyoborere, ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi, ni ikibazo cy'imiyoborere nicyo cyadindizaga uko mbireba. Se Dr. ubu ngubu ugereranyije ubona nk'ubwoko bw'abanyamurenge bufite nk'abantu bageze muri urwo rwego ruhanitse bangana gute? Ntabwo nabamenya bose, abanyamurenge ni benshi cyane, ariko mfatiye ku bonzi ndakeka ko ubu dushobora kuba dufite abantu bafite doctor yo mu cyiciro cya gatatu, yindi yitwa PhD mu Cyongereza. Ndakeka ko bashobora kuba bageze ku 10. Abo nibuka hafi bashobora kuba bageze ku 10, ariko abanyamurenge bari hirya no hino ku isi, bashobora kuba n'abandi bazirangije njye ntazi. Oye, nubwo tugendera no kuri iyo mibare, nubwo twanavuga 20, dufata iyo mibare muvuze tuyikubemo kabiri, urumva ko tukiri hasi.
ese ni iki mwumva cyakorwa cyangwa se namwe mufasha barumuna banyu kugira ngo bagere kuri urwo rwego? ngira ngo icya mbere umuntu yaheraho, ntabwo njye nemera ko tukiri hasi ufatiye aho duhereye kwiga, ntabwo tukiri hasi, ahubwo mbona byihuta cyane. Dufate imyaka yose basogokuruza babereye muri Kongo, n'imyaka myinshi cyane, ntabwo iri hejuru y'imyaka 100. Ni bangahe bari baragize amahirwe yo kwiga doctor? Ngira ngo intambara yo mu Rwanda irangira muri za 1994, nta muntu twari dufite n'umufite doctor y'icyiciro cya gatatu. Ariko nyuma yaho tumaze kugera kuri abo bose nkubwiye n'abandi ntazi, kandi abenshi banyuze muri iki gihugu, abandi bagiye biga hirya no hino, ariko burya bahabwa imbaraga no kuba bafite abantu babashigikiye biyumvamo tabavangura. Niko mbitekereza. Icya kabiri, ufashe uko abanyamurenge bangana tubasubije muri communauté ya Kongo, ukagererana n'andi moko abaturage bo muri Kongo, kuba bafitemo abadogiteri tuvuge bagera kuri 20, ni benshi cyane ugereranije n'abandi bo muri ariya moko, bitewe n'uko iyi myaka guhera muri za 1994 na 5 yafashije abanyamurenge kwihuta mu mashuri, ku buryo umuntu yavuga atanatinya kuvuga ko bakubye inshuro nyinshi cyane abari basanzwe barize, zishobora kuba zina hejuru ya 10, bitewe n'uko bageze ahantu batavangurwa, bahabwa amahirwe yo kwiga. N'abagiye mu bindi bihugu barashishuka, babasha kubona uko abandi babayeho, bariga, biteza imbere. Njye mbona bitakiri hasi. Ikindi cya gatatu warusa n'ubajije no kuvuga ngo bafashe iki abandi, cya mbere no gutanga urugero. Iyo ubona umuntu uzi, mukuru wawe, mubyara wawe, umuturanyi wawe yarabashije kwiga akagera ku rwego rwa doctor, umuzi, wumva nawe ko izo mbaraga zo kwiga ukaba wayigeraho wazibona uzifite, kuko ufatira urugero ku muntu wa hafi wamenya atari yagera kuri urwo rwego. So icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni ubukangurambaga, gukomeza kuganira n'urubyiruko, tubereka ibiza byo kwiga, kandi tujya tugira amahirwe yo guhurira muri forum zitandukanye, tukabereka ko investissement ya mbere, ahantu hambere bashobora gushora imbaraga n'ubumenyi n'ubushobozi bwabo mu mashuri, kuko amashuri niwo mutungo ukomeye umuntu ashobora kwiratana, ashobora guheraho ugera no ku bindi byinshi. Iyo tuganira nabo, iyo batureba badufatiraho ingero, natekereza ko ni bimwe mu bintu bishobora gutuma babasha gukomeza kwiga. Ikindi ni ukurwanya politike z'ivangura aho zishobora kuba zikiri. Abana bose bakagira amahirwe angana, ntihabeho guha amahirwe abanyamurenge kurusha abandi, kuko n'abaturage kimwe n'abandi baturage, ariko nanone ntihabeho kubashyira ku ruhande nk'uko byakunze gukorwa kera, kuko igeze kubikomozaho. Izo zose ni ingamba zadufasha gutuma abantu benshi bazamuka bakomeza kwiga. Ese Dr. binteye kwibaza, kuvamo mwagera kuri urwo rwego rwa doctora, mwaba mwarasuye iyo primaire mwigiyeho? Icyo ni kimwe mu bimbabaza. Ntabwo nagira amahirwe yo kwisura. Nabashije kwisura rimwe, ariko ntari narangiza doctor, ntari nanayijyamo, ariko narayisuye, nta n'icyo nari nshoboye ku buryo navuga ngo hari icyo nayimariye. Ariko aho ndangirije kwiga umwaka ushize, natanze amafaranga, naguze n'ibitabo. Ntabwo nayoherereje primaire nizemo, ahubwo nayoherereje secondaire iri muri village aho navukiye, aho nakuriye. Nabashe kugura ibitabo, ntabwo nibuka uko bingana, ariko narabitanze umwaka ushize kugira ngo abayobozi b'ibigo babitangira ubuhamya. Ibyo nicyo nashoboye gukora, byerekana ko nzirikana aho nigiye. Iyo ntaza kugira hariya, ntabwo nari kugera ku rwego rwa doctor. Dr. usubije amaso nk'inyuma muri primaire, ni nk'akahe kantu wibuka muri primaire kagukumbuza aho ngaho, ukibuka nk'ibihe wagize muri ayo mashuri wize hariya? Ikintu cya mbere kinshimisha nibuka niyo twabyitaga guproclama, kuvuga amanota cyangwa gutangaza. Iyo batangazaga amanota,
ikintu cya mbere kinshimisha ni uko nahamagarwaga mu wa mbere. Ndibuka neza ko umubyeyi wanjye papa yamperekezaga kandi ntabwo byari biri mu mico y'ababyeyi benshi kujyana n'abana babo iyo babaga bagiye gutangarizwa amanota. Ndabyibuka icyo cyaranshimishaga. Bampaga bulletin ayifata ayimushyira, nta nubwo yarajijutse baramenya no gusoma binso, ariko nkamwereka ko imbaraga ze arizo zitumye. Icyo ni kimwe kinshimisha. Ikindi kinshimisha ni ukubona abandi bana twiganye twatangiranye babashije kwevuriwa batadindiye, nubwo hari n'abandi benshi batagize amahirwe yo gutera imbere, ariko hari n'ababishoboye. Ibyo biranshimisha cyane. Dr. iyo wibutse akantu wibuka nko muri primaire kakagusetsa ka ruguru, ni nk'akahe wibuka kakagusetsa? Ariko nibuka ariko se ndibuka buke mu magambo asobanutse. Nibuka umwana wigeze kurwarira mu ishuri twiganaga, kubera ko yari yarwaye bikomeye cyane, byabaye ngombwa ko baduha ikiruhuko uwo munsi ko yari yanduje ishuri. Ndacyakibuka n'abana banjye njya mbibabwira, n'amazina ye barayazi, ariko ntabwo nabivugira aha ngaha. N'ubu byibutse nshobora guseka cyane. Ndumva ari icyo cy'ingenzi, niko kantu njya nibuka ko mu bwana kakansetsa umunyeshuri. Naho tuvuye mu buzima bw'ishuri, ni nk'iki ukumbura ruguru, nk'ibintu nka bitatu wibuka ugakumbura? Kumbura kujya mu isoko nitwaje inkoni. Urabizi ko twajyaga mu isoko buri wese afite inkoni yitwaje, cyane cyane ku bantu bakuze. Icyo ni icya mbere. Nirwo rwari urubuga rwo guhuriramo ukaganira n'abandi basore twanganaga bava mu yindi mihana. Bisa nk'uko duhurira ku tubare hirya no hino cyangwa ku mahoteli tuganira umugoroba cyangwa ku manywa. Icyo ni icya mbere nibuka. Ikindi nibuka ni igihe twagiraga ibiterane twakundaga kwita nokta. Abantu benshi bazaga aho twari dutuye, kuko bahitaga kuri station, ni ukuvuga kuri igitaro gikuru cy'itorero rya Kadesi. Abantu benshi nagiye menya nabamenye badusanze iwacu, kandi n'ubu nakomeje kugiramo inshuti. Icyo kiranshimisha cyane. Ikindi kinshimisha ni ukwibuka igihe twabaga turi mu biraro. Ndibuka neza ko hari ubwo twavaga kwiga twahagarika amasomo nk'uyu munsi, ejo hakurikiyeho abana bose bakajya mu biraro. Numva cyari ikintu cyiza, nacyo kiranshimisha kanabikumbura. Dr. urakoze cyane kuri icyo kiganiro dukoranye ku mibereho yawe, ariko binteye kandi kwibaza, wavuye ruguru ryari ushaka cyangwa utarashaka? Navuye ruguru ntoye, ntabwo nari kubatse, ariko nari ntoye. Naje gushaka muri 1998, ko navuyeyo muri 1996. Bivuga ko utakoreye ubukwe ruguru? Nabukoreye hagati, nabukoreye mu nzira Uvira, ariko icyo gihe nari ntuye i Butare. Naje gukomezanya n'umudamu wanjye tuzana mu Rwanda, ariko tuva Uvira. Sara, murakoze Dr.